ngiye kukumanura ugwe hasi. Yewe mujura we, ngiye kukumanura ugwe hasi. Yewe ukora ibidakwiriye we, yewe wakuyemo amada, yewe ukora ibyangwa n'Uwiteka, yewe mutinganyi we, ngiye kukumanura ugwe. Naho wakumva ko wageze kure, uzwi n'amahanga, uzwi n'abakomeye, isi yose ikuzi, ibyo bikagutera ubwibone, ugasuzugura izina ry'Uwiteka Imana. Ariko ureba utagira ahishwa, aravuze ngo aho naho mimi nitakushusha uingie chini. Aho naho ngiye kukumanura ugwe hasi. Icyo waba uri cyo cyose, aho naho ngiye kukumanura ugwe hasi. Ubu uri umuzungu, ubu uri umwirabura, umunyafurika, uw'Iburayi, aho naho nzakumanura ugwe hasi, niko Uwiteka avuze. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Bakunzi bacu, mwe mudahwema kudukurikira hano kuri Prophet Daniel 1. Imana ibaha umugisha muri abagaciro, by'umwihariko namwe mwakoze subscribe, mudahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye. Imana ibaha umugisha namwe mudushigikira muri uyu murimo dukora. Hari abatugurira amazi, njya nkunda kubavuga, namwe mudusapotinga kuri no YouTube channel Imana yaduhaye kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. Nukuri n'ivy'agaciro biradufasha, ni ibintu bikomeye, nge sinzi uko nabigereranya. Imana igibahereza umugisha, umuntu mwe mukora ku butunzi bwanyu mukadushigikira. Nukuri mbasabira umugisha uko bwije nuko bukeye. Mudukunda atari amagambo ndetse mugashyiramo n'ibikorwa. Nukuri ndabakunda cyane, namwe mudukunda mukadusengera. Imana igibaha umugisha mwese ingeri zose, mwaba abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abari mu bihugu byose bitandukanye. Daniel ndabakunda cyane nta buryarya, kandi ndazi ko Uwiteka Imana azadufasha tugasoza runo rugenda amahoro. Ndeka mvuge ngo nutagwa isari uzasarura. Nukuri imirimo yose ukoranye umwete hari aho yandikwa, umwami Imana izayiguhembera. Hari abantu mukorera Imana, mukora mutirebyeho, mugakora kubw'umutima w'urukundo kugira ngo musapotinge uyu murimo. Nukuri iyo ndi gusenga ni imbere y'Imana, mzereka Imana, nereka Imana imitima yanyu yitanga, kandi uwitanga wese Imana izamugororera. Hari cyatumye Tapita cyangwa se Dorcas azuka kandi yari yapfuye, arazuka asubira mu mirimo ye. Ni imirimo myiza Dorcas yari yakoze, imirimo ishimisha Imana, imirimo myiza yo gukiranuka igibasha gutuma uri mu kaga ava muri ako kaga, imirimo myiza yo gukiranuka igituma uwabuze ikerekezo abona ikerekezo. Kandi ikindi nugira umurimo ukora ntukajye wivovotera, kubera ko icyo ubiba nicyo usarura. Ariko nubiba intonganya uzasarura intonganya, ariko nubiba kugira neza Imana izakugoboka mu gihe gikomeye. Ntabwo ari iki cyanzanye kuvuga kuri Doroka, ariko numvishe nabyo bije, ubwo ndi gushimira. Uyu Doroka yari umuntu wakoraga imirimo, akadodera imyenda abapfakazi ndetse n'imfubyi, akagirira abantu neza, akadoda. Ariyo gahunda ye, ariyo mirimo akora gusa. Akomeza gusapotinga abantu, kandi Imana ikomeza kubana nawe. Ariko akora ibyo byose atireba, atereba, atavuga ngo ejo nzarya iki, ejo bizagenda gute. Akomeza kwita kuri iyo mirimo ye. Igihe kiragera Satani agira ifuwe, arangije arapfa. Ariko apfuye kubera imirimo yakoze, ba bandi yagiriye neza barushijeho kumusengera. Amasengesho ndetse n'amarira yabo biratumbagira bigera ku Mana. Ubwo Petero yahageraga abona agahinda k'abo bapfakazi yadoderaga imyenda n'abo bakeneye yafashaga, arangije atakambira Imana. Imana ijya yumva amarira y'umuntu wakoze imirimo. Umunyabundi Imana ijya yumva amarira ye. Uwakoze imirimo yo gukiranuka Imana ijya yumva agahinda kiwe. Mwige kubiba icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ibi mbabwira ndabizi, icyo uzabiba nicyo uzasarura. Nubiba neza uzasarura, ariko nubiba nabi uzasarura ingonera.
ijambo ryaravuze ngo ubibababaye azasarura anezerewe, ubibababaye azasarura anezerewe. Doroka Imana irongera imusubiza ubuzima. Kubera iki Dorokasi Imana yamushubije ubuzima? Ni ukubera Imana yabonye ubwitange bwe, ibona imitima yabo yafashije ukuntu ibabajwe n'uko apfuye. Imana irangije irongera iramwibuka, yongera asubirana ubuzima. Mwene data, jya wiga kubiba ntacyo witayeho, jya wiga gukorera Imana ntacyo urebyeho, bizagutunga bitunge n'uruzaro rwawe. Imirimo ukora uri hano mu isi irandikwa. Ijambo ryaravuze muri Matayo riravuga ngo unywesha umwe muri abo batoya, bwo n'abahanuzi, ku gacuma k'amazi akonje, ngo wazitwa mukuru mu bwami bw'Imana. Imirimo mukora, kugurira abakozi b'Imana batandukanye amazi, kubafasha mu murimo w'Imana mu buryo bitandukanye, ni ukuri Imana izabagororera. Uyu murimo dukora uravuna, wenshi wabyumva kubera kutawukora. Imana ikugize nge, nibwo wabona umurimo dukora ukuntu uvuna. Basi uha agaciro. Nimba nakusapotinga mu buryo bufatika utabishoboye, sengera uyu murimo kubera ko urimo imvune nyinshi. Imana nawe izaguha ingororano. Bene data, mwe kwivovotera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura tunezerewe. Muri aravuze yuzuka aravuga ngo biba mu gitondo imbuto z'umwuka, ngo je biba ku manywa nimugoroba. Deka kwivovota ngo ntutinye imbeho, ntutinye imbeho. Amasarura nibiba bishize tuzatunda imiba tunezerewe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo umenye iki Imana idushaka umwene data. Ndagira ngo wige kubana n'Imana. Igihe cyose uzabaho wimenya ku giti cyawe, utamenya kubereyeho abandi. Ubereyeho abandi mwene data. Reka mvuge ku babyeyi babyaye. Iyo umubyeyi yabyaye, burya ntabwo aba ari ubyaye, ahubwo ni Imana ibimuhaye, Imana ibikubwiye ngo mfasha. Burano nawe mubyeyi ubwira umwana w'Imana nabi, umwana Imana kadimana ikubikije ukayibwira nabi, ukayitoteza, nawe hari aho uzabisobanurira. Umubyeyi utuka umwana, uyu mwana si uwawe, ahubwo ni kadima, Imana irakubwiye ngo mfasha, ndakubikije. Ni ikibitsanya Imana ibiguhaye mu yandi magambo. Iyo ugifashe nabi, ugatukuye ikibitsanya Imana iguhaye, ukagitwara uko ushaka, Imana izabikubaza. Imana izabikubaza. Nawe Imana ni nk'ababyeyi mukuramo amada. Ni Imana ibiguhaye, warangiza ibiziguhaye. Ni nka wa wundi uhabwa itaranto, yarangiza kugira ngo ayigenze nk'uko Imana imuhaye, akayijugunya akayitabika ikabora. Imana izabikubaza. Bene data, mureke dukore icyo Imana ishaka, tugendere muri community y'umwuka, tubeho uko Imana ibishaka, twe kwigenga, twe kubibyigenge, ahubwo tugende uko Imana ishaka, nibwo tuzabaho mu buzima bw'umunezero. Ubereyeho abandi mwene data, ubereyeho abandi, ntabwo uriho ku bwawe. Impamvu Imana yakurinze ntiwapfa, nuko Imana yakurinze kugira ubereyeho abandi. Ubereyeho abandi. Kuki ugura izo kurya bihagije ukarinda ubimara nta mushonje uhaye kandi uzi ko bahari? Ufite imyenda warasaguye urabitse mu biko bwayo, ariko hari abantu bambaye ubusa. Ubwo bugugu wimitse Imana izabukubaza. Ubereyeho abandi ariko ntabwo uri kubimenya. Yaba abantu bakamenye ko babereyeho abandi, ubukene bwagabanuka ku isi. Ariko kubera ko ibyo bamwe mutabiha agaciro, niyo mpamvu ubukene bukomeza kwiyongera. Abantu mukomeje kugundira ibitizanyo Imana yabahaye, ariko yabiguhaye kugira ngo haboneke n'abandi babasha guhabwa kuri ibyo.
hari igihe cyageze cyo gutanga inka inaha, bakavuga ngo iyi nka tuguhaye uzaragiza n'abandi, uzaha n'abandi, nawe uyihawe nimara kuzara uzahereza abandi. Nuko dukwiye no kubaho mu isi y'umwuka. Nimba Imana iguhaye akazi, ibiva muri ako kazi we kubirya wenyine, hari abantu bashonje, Imana nikagukuraho nibwo uzamenya agaciro k'icyo wagombaga gukora utakoze. Ibyo byo kurya Imana yaguhaye umunsi byashize nibwo uzamenya agaciro, ndetse umenye agaciro ko kurya ukima abandi. Iyo myambaro nimara kubura yose wambaye ukanga kwambika bambaye ubusa, nibwo uzamenya agaciro k'icyo Imana yagutegetse gukora utakoze. Bene data, Imana ntinegurizwa izuru. Urukundo rwagiye he? Banyarwanda, banyarwandakazi, Barundi, Banyafurika, urukundo rwagiye he? Koko twemera iminsi y'imperuka idusoreho, kandi twarabitegujwe muri Timoteyo igice cyaho cya 3 haravuga ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, ngubwo abantu bazaba bakunda impiya. Twemera abantu bamenye Kristo, bino bihe bidusoreho kandi twarabitegujwe mbere hose. Tumere nk'abanyamahanga mu minsi y'imperuka ngo hazaza ibihe birushya, abantu muri kwikunda, abari abakristo muri kwikunda, muri gukunda impiya. Urukundo rwagiye he? Ngo Daniel ndamukunda, urankunda wampaye iki? Ni ku munwa. Ese uransengera mu isengesho ryawe? Ese wampaye iki? Nta mazi ungurira? Tuvana urukundo mu buryarya, dushyira urukundo dukunda bagenzi bacu mu bikorwa. Dukundane bitari ubuzarya. Ubwo umwana w'umuyobozi runaka yavutse, kumuteruraho ni byiza. Ubwo umwana perezida wa korali yavutse, ni umunezero, turamusura, twese turamusura kugira ngo ubwo buryarya ntabwo Imana ibushaka. Nshuti yange, mwaretse uburyarya mutarimbuka, mwaretse uburyarya mutarimbuka. Ubwo perezida wa korali yabyaye, abaririnzi twese tugomba kumusura. Ariko umukene uri mu ikorali nabyara ntawe uzabimenya, nta n'uzamugeraho. Twavanye urukundo mu buryarya, bene data. Ntabwo urukundo ari uburyarya, urukundo ni ibikorwa. Urukundo ni ibikorwa. Jambo ryaravuze ngo nubwo nagira indimi nk'iz'abantu, nkagira n'iz'abamarayika, ariko nta rukundo, izo ntaco zamarira. Turakundana. Umuntu yagutura ikibazo mwene so, warangiza ukamwirengagiza, kandi ngo uri umukristo. Wabeshya abantu, ariko ntuzabeshya Imana. Ariko Imana yabonye uburyarya buri muri wowe, yarakurakariye. Wicara uzi ko wicaye hejuru y'umuriro, waba uri pasiteri, waba uri nabi runaka, nimba urukundo rwawe ari uburyarya, wicara uzi ko wicaye hejuru y'umuriro. Imana irakurega, Imana irakukureba ikakugaya. Imana iri kukurega. Uraha stoke y'ibyo kurya bikarinda bishira nta n'umwe uhaye. Aho hari umuntu negeze njya gusura, nari ngiye kumusura, mari kuhagera nsanga bamaze kurya amafunguro, bari bamaze gusoza kurya amafunguro. Arangije arambwira ati, mukozi w'Imana wavutse byararangiye, kandi ubwo gazi irahari, amakara arahari, stoke biracyarimo, biri kimwe nta cyabuze, ariko urumva ubwo busambo wavutse byararangiye. Birahari, ahubwo nuko umutima wawe wuzuye ubusambo n'ubugome. Ariko Kristo umunsi yabikunyaze, yabikwatse byose, nibwo uzamenya agaciro k'icyo wagombaga gukora utakoze. Umunsi ibyo byose byabaye nk'umuyonga, nibwo uzamenya agaciro k'icyo wagombaga gukora utakoze, mwene data. Nzakunda abana banje gusa, ariko abarunaka ntabwo. Tihagira umuntu ugera iwange. Bene data, igihe ibyo byose wirata byamaze kuyoyoka, nibwo uzasubira mu butayu
umenya agaciro k'icyo wagombaga gukora utakoze. Umurenge utumye abantu muvana urukundo mu bikorwa mubushyira mu magambo. Umurengwe utumye abantu mwibagirwa. Izara urukundo bihindutse amagambo. Izara urukundo bihindutse ikinyoma gusa. Ndamukunda, umukundira iki? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, zatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Kuko Imana urukundo rudafite gutanga ntacyo rumaze, n'uburyarya. Kuko Imana yakunze abari mu isi, yaradukunze, irangije iratanga, yikuraho ikintu gikomeye kugira ngo tudapfa, kugira ngo tutarimbuka. Irangije itanga umwana wawe w'ikinege, araza arakubitwa, arabambwa, aratotezwa, acirwa mu maso kubw'urukundo Imana idukunda. None ngo Daniel uramukunda, utamugurira n'amazi nire, n'uburyarya. Muze mureke tuvane urukundo mu buryarya, turushire mu bikorwa. Nimba mukeneye ko isi iba nziza ikamera nk'uko Imana ishaka, nimwemere tuba ibikoresho by'Imana, tuba abakozi b'Imana nyakuri, dukore nk'uko Imana idushakamo. Imitima yacu myiza iratuma isi ihinduka nziza, irahita ihinduka paradizo. Ariko nitugumana iyi mitima y'uburyarya yuzuye ishyari n'inzangano, isi izakomeza ari ya yindi, Satani azayigarurira. Imana yakuzanye kuri iyi si kugira ngo ukore, ntabwo yakuzanye kugira ngo utuze. Navuze ngo ubereyeho abandi, umwarimu abereyeho abanyeshuri, abanyeshuri nabo babereyeho mwarimu. Bose bafite deni, bose bafite umumaro. Reka mvuge ko bafitiye umumaro igihugu. Ari umunyeshuri, ari umwarimu, bose bafitiye umumaro igihugu. None wowe iby'umumaro wabihinduye uburyarya, ariko umunsi ibyo byose wirata byakuweho, nibwo uzamenya agaciro k'icyo wagombaga gukora utakoze. Nibwo uzamenya agaciro k'icyo wagombaga gukora utakoze. Umuganga wanga kuvura abandi kandi afite ubwo bumenyi bwo kuvura abandi, iyo yarwaye nibwo amenya agaciro ka wa murwayi wari uje imbere yiwe kandi arwaye. Uyu mudogiteri iyo nawe umubiri umuriye, nibwo amenya agaciro k'ibyo yagombaga gukora atakoze. Nibiki bene data, nibiki murimo, muhinduke n'ikimana ishaka. Imana izakubaza ibyo wagombaga gukora utakoze. Izazana abagororwa imbere utasuye, izazana abarwayi bari mu bitaro utasuye, izazana abantu bari bashonje utagaburiye muri cyage yari yaguhaye ibyo kurya. Bantu mufite ubusambo bwo ku mubiri n'ubwo ku mutima, ariko Kristo aje kukubaza icyo wagombaga gukora utakoze. Icyo wagombaga gukora utakoze nicyo aje kukubaza. Abandi ngo ntacyo gutanga dufite, waba utatanze ku kiro k'ifu, ikiro cy'ubugari, waba utatanze ku kiro cy'ubugari cyangwa se ubunga mu Giswahili, ukazatanga ku mufuka, ntibizakunda. Imana iguhaduke kugira ngo ikugerageze. Igihe cyose utakiranutse muri bikeya, nabyishe Imana yaguha ntiwakiranuka. Niyo mpamvu abantu benshi muhora mu butayu, ubuzima bwanyu budahinduka, kubera ko Imana yarabagerageje ariko ibona ntimuhinduka, muracyari babandi. Imana yashyize abashonje imbere yawe, ariko ibona ntuhinduka. Uyu mupfakazi yari afite agafu gakeya, uyu mupfakazi w'Iserefati, kari gake cyane, ndetse kandi ntaguhaga kari muri kano gafu. Ariko Imana igize ngo igaburire uyu mupfakazi, irabanza iramugerageza. Imana igidusura ikatugerageza ariko ntitubimenye. Nimushaka muntera amabuye, nuko nayobowe uyu munsi wa none. Uyu mupfakazi yari ageze kuri uyu mupfakazi, aramubwira ngo ngaburira.
mbizo kuryaniye kandi Imana imugerageje ifite yamaze kwanzura mu ijuru banze baravuga ngo uyu mupfakazi ntacyo kurya afite tugiye kumugaburira bamaze kwanzura atariko reka tubanze tugerageze turebe umutima we nimba koko ufite inzira zigana Siyoni turebe nimba muri we harimo urukundo Imana yaragusuyira kugerageza igiye kugutabara ariko irangije isanga umutima wawe urijimye nta rukundo rwigeze ruboneka. Imana yaraje kugira ngo iguhereze akazi irabanza irakugerageza ariko isanga umutima wawe urijimye nta rukundo ruhari ibona n'ubundi kaguhaye wamara abantu. Hari abantu Imana itaha ubukire kuko ibubahaye n'ubundi mwamara abantu. Uri mu kugambana uki utarabona akazi ubonye amafaranga menshi uzagenda gute? Uramutse ubonye nk'ifaranga ukabona amafaranga menshi arenze ibitekerezo byawe byagenda gute noneho? Ufite ubugome utaraba umukire ubaye umukire byagenda gute? Imana yaragusuyira kugerageza kugira ngo ikwambike ariko isanga umutima wawe urijimye. Imana idutabare kandi Imana itubabarire idufashe kumva aya magambo. Eliya ageze kuri wa mupfakazi ayinjiye akandagira aho ati mpange aramubwira ngo nukuri mukozi w'Imana nkurahiye Uwiteka Imana yawe ukorera ntabyo kurya bihari cyakora hari agafu gatoya ni gato cyane iyo akantu kabaye gato ndikaba gahaza n'utuvuta umutonyi duke mu mperezo ubu ngiye gusonga kano gatsima ushaka kugira ngo tukarye n'abana n'uyu mwana wanje twipfire tugiye kukarya twipfire. Eliya arangije aramubwira ngo mada gasonge nkarye. Umudamu yumvira umwuka w'Imana kubera kutumvira umwuka w'Imana abantu mwabaye ibyigenge urukundo rwaratakaye muri mwebwe. Niyo mpamvu ubukene bwugarije isi kubera ab'Imana yaramburiye ukuboko ariko ntimwabyitaho. Jambo ryaravuze ngo n'abaramburiye ukuboko ariko ntiyagira uzitaho ngo ariko nzagukina ku mubyimba wagize ibyago ngo kandi nzaguseka izo watinyaga bikugezeho izo watinyaga bizakugeraho wamukirewe ubukene watinyaga ngo buzakugeraho. Ko ndatangaye Mana we. Umupfakazi arangije aremera arangije aracana amaze gucana ateka kagafu amaze kugateka reka mbivuge neza uyu mupfakazi amaze kugera kuri kagafu amazi ubwo yari yamaze gushya abantu muzi gusonga murabizi naba mbeshya arasonga amaze guhisha amazi akora kuri kagafu aterera mu isafuriya kubwo umutima yari afite ngo yakoraga kuri yafu ngo kugira ngo igabanuke igakomeza kuzura. Impamvu ivyo bihora bicagase bihora bigabanuka n'ukubera urukundo rwamaze gutakara muri wowe. Impamvu akazi batakuzamura n'ukubera urukundo rwamaze gutakara muri wowe. Bakuzamura gute? Umushahara wawe aho kugira ngo uzamuke uzamanuka kubera iki? Imana yarakugerageje iragusura kenshi ariko umutima ukomeza kwinangira. Impamvu abana bawe batamenya ubwenge nuko Imana yagusuye ikoresheje abandi bana ariko wanga kubishyurira amashuri kandi bari barabuze ikerekezo ufite ubushobozi. Impamvu ivyo bihora hasi n'ukubera Imana yagusuye kenshi ariko igasanga umutima wawe nta rukundo rurimo. Impamvu utagangaye uhora wifuza ko ivyawe byuzura ariko uzabitegereza ntuzabibona. Impamvu utazabibona nuko utakiranutse muri bikeya Imana yaguhaye ushaka byinshi kandi nabikeya Imana yaguhaye utarakiranutse muri byo ngo twatuvuta ngo turuzura ngo na yafiruzura bitangira kuzura. Umupfakazi aranezerwa Imana imukiza inzara yari icyorezo k'inzara cyari cyamwugarije Imana irakimutambutsa. None wowe urukundo banyarwanda yemwe banyafurika urukundo rwanyu ruhagaze he? Rusigariye ku magambo ngukunda runaka umukunda gute? Ibimenyetso bigaragaza ko umukunda ni ibihe? Ni ibihe mwene data? Ese urabona udakwiye kwisubiraho
mbere y'uko ushaka ko Imana ikugirira neza, banza utunga urukundo mu mutima wawe, ukunde, kuko ijambo ryaravuze ngo itegeko rikomeye kurusha andi mategeko mutajya mumenya, Banyarwanda, Banyafurika, abibura itegeko, nimba mvuga no mu Cyongereza sinzi itegeko, ariko abantu mwegeranye ari abantu nzi bajya basobanurira abantu batumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mujye mukomeza mubasemurire. Itegeko rikomeye mutajya mumenya bantu mutuye isi, ni itegeko rivuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ese muja mubikora? Ntimubikozwa, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye. Reka izikubure byose, nimara gukubura nibwo uzamenya agaciro k'icyo wagombaga gukora utakoze. Kandi ubu ngiye gusoza, ntabwo ndi gutinda. Uyu munsi nshaka ko mbagezaho ibyanditswe mu byiciro bigeze muri 2. Imana ibaha umugisha, kandi muje mukora subscribe, musharinge bino biganiro kugira ngo bigere kure, abantu barushaho gusobanukirwa ndetse no guhembuka mu mitima yabo. Ariko nta kimana yagombaga gukora itakoze mu ruhande rwawe, ahubwo warayinaniye, urinangira umutima wawe, none uri kuyisaba, kandi izo yaguhaye utaramenye kuzitwaramo nk'uko ushaka. Waba utakiranutse muri bike, byinshi ugakiranuka, ndizakunda. Hari umuntu waciye umugani avuga ngo uwo ntabonye mwisiza, gusiza nyine bari nko kubaka, uwo ntabonye mu gusiza ndi kubaka, ntabwo nzamubona mwisakara. Kandi koko iyo usiza nibyo biba bikomeye, gusakara biroroshye, ariko gusiza kububatsi mu nkurikiye kubaka, iyo ugiye gusiza nibyo bivuna, ariko gusakara ntago bigora. Gusiza bitwara imbaraga nyinshi ku rwego umuntu abira n'icyuya, ariko gusakara ni ibintu kawaida. Aravuga ngo ntabonye mwisiza simukeneye mwisakara. Imana yarakugerageje iguha bikeya kugira ngo irebe umutima wawe, irangije ibona umutima wawe uri igisambo. None se Imana ikorana n'ibisambo bitazi gukizwa, bitazi kwihana? Ariko gira umwete none nawe wihane mwene data, Kristo arakugirira ibambe, Kristo arakurokora, ararokora ubuzima bwawe. Ndagira ngo nsoreze kwira ijambo ry'Imana, ahandi ngusengera Imana. Dukomeze twumve n'ubutumwa bwiza, twumve n'ubutumwa bwiza Imana iduhesha kumva mu gihe gisa niki. Ari abantu mwasavye kuja ncishaho live, biri mu nzira, nta bikoresho ndabona. Twarababwiye ngo mudutera inkunga tugura ibikoresho bisabwa, hari ibikoresho bisabwa mwarabyanze. Nimba mukennye, Imana ibaye ku mafaranga mu izina rya Yesu, kugira ngo mutere inkunga uyu murimo w'Imana. Reka dusome muri Obadiya igice cya mbere, umuhanuzi, igitabo cy'umuhanuzi Obadiya igice cya mbere, umurongo waho ni uwa 4. Haravuze ngo naho watumbagira hejuru nk'igisiga, icyari cyawe ukacyari hagati y'inyenyeri, aho naho nzakumanura ugwe hasi, ni Uwiteka avuga. Amen. Naho watumbagira hejuru nk'igisiga, icyari cyawe ukacyari hagati y'inyenyeri, hapo nako takushusha uingie chini, ni Uwiteka avuga. Naho wakumva kukomeye wageze mu bushorishori, Uwiteka aje kukumanura ugwe hasi. Nsubiremo, naho wakumva kukomeye ugeze mu bushorishori, buri kimwe cyose ugifite, ariko aho naho Uwiteka aje kuhakumanura ugwe hasi. Naho wakumva ko wageze kure, uzwi n'amahanga, uzwi n'abakomeye, isi yose ikuzi, ibyo bikagutera ubwibone, ugasuzugura izina ry'Uwiteka Imana. Ariko ureba utagira ahishwa, aravuze ngo aho naho mimi nitakushusha uingie chini, aho naho ngiye kukumanura ugwe hasi. Icyo waba uri cyo cyose, aho naho ngiye kukumanura ugwe hasi. Ubu uri umuzungu, ubu uri umwirabura, umunyafurika, uw'i Burayi, aho naho nzakumanura ugwe hasi, ni Uwiteka avuze.
washatse kuba ikigenge wanga kumvira amategeko y'Uwiteka, ukomeza gukora izo wishakiye aho kugira ngo wihane, ahubwo wongera icyaha ku kindi. Ariko wamuremyi wawe aravuze ngo aho naho nzahakumanura ugwe hasi. Uravuga ngo ndi umutunzi, ndatunze ndatunganiwe, ariko uri umukene kandi uri umutindi wo kubabarirwa. Niko ijambo rivuga, wambaye ubusa kubera ko iby'umwuka nta biri muri wowe, iby'agaciro ugomba gutunga nta biri muri wowe. Hapo napo nitakushusha uingie chini, ngiye kukumanura uje hasi. Efurahimu we, ngiye kukumanura uge hasi. Yewe Sawuri we, ngiye kukumanura uge hasi. Nebukadinezari we, ngiye kukumanura ugwe hasi. Yewe ngiye kukumanura ugwe hasi. Yewe ukora ibyo wishakiye, ngiye kukumanura ugwe hasi. Yewe utoteza ubwoko bwanje we, ngiye kukumanura ugwe hasi. Yewe ngiye kukumanura ugwe hasi. Yewe mujura we, ngiye kukumanura ugwe hasi. Yewe ukora ibidakwiriye we, yewe wakuyemo amada, yewe ukora ibyangwa n'Uwiteka, yewe mutinganyi we, ngiye kukumanura ugwe hasi. Pokea neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo mkombozi. Amen. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka. Ndagushimiye ko udushoboje gutambutsa ijambo ryawe. Ntabwo ari twebwe ahubwo ni wowe. Reka risesekare mu mitima y'Abanyarwanda ndetse n'Abanyafurika b'i Burayi. Buno butumwa ubushorere bugera atandukanye ku muntu wese. Ubwumva mwami ntabari wahubwo ugaragare. Mubashe kumwumvisha, Mwuka Wera amanukire muri we. Ntibumve nge ahubwo bumve wowe. Ushaka kwaba ariko kuboneka muri byose. Gakiza kaye gasendera atandukanye kubw'umugambi wawe. Sabye nizeye ko izo ubikoze kubw'ijambo mwami ryawe. Amen. Imana ibaha umugisha, turabakunda cyane. Ukeneye nimero zacu uretse ko ziba ziriho hejuru ni 0788 72 91 46. Hari inyunganizi, hari igitekerezo, ubufasha ubwo aribwo bwose watwandikira ku iyo nimero, wanayiduhamagaraho. Imana ibaha umugisha kandi mukomeze mukomerere mu mwami mutanyeganyega. Amen.